nemeye nta gahato ko wowe turabaye Jeannette umbera umugore umugabo tuzabana ujya gusubiramo neza noneho witonze urangize ubivuge neza. yewe Usengimana Jean d'Amour maze kumenya kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe turabaye Jeannette umbera umugore umugabo tuzabana maze kumenya icyo amategeko maze yewe Usengimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe turabaye Jeannette umbera umugore tukazabana uko twabigenwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ujya gusubiramo neza noneho witonze urangize ubivuge neza. yewe Usengimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe turabaye Jeannette umbera umugore tukazabana uko babyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe turabaye Jeannette maze kumva icyo zamura cyane Jeannette, zamura akaboko cyane. yewe turabaye Jeannette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko nta gahato ko wowe Usengimana Jean d'Amour umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Kalisa Jean Sauveur umwanditsi w'irangamimerere Gifasha umurenge wa Kimisagara maze kumva amasezerano ya Turatsinze Jean Bosco n'umutegarugori Gaudence, Usengimana Jean d'Amour na Turabayo Jeannette, Nduwayeze Emmanuel na Muhorakeye Janine, Nshimiyimana Robert na Hasabumutima Pamela,
Nzabarimana Justin na Mujawimana Josiane, Mico Myiza Jules Yanke n'Ishimwe Marie Rosine Gift bagiranye imbere yanjye uruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, yemeje ko kuva ubu bashyingiwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Batangarize ko tumaze kunguka imiryango mishya, imiryango igeze kuri 6. Amariza make tubakire mashinze. Nsabe aba bageni nabo bifurizanye kuri kubyara abana kuri gahunda, ufite ubushobozi bwo kureza no kwitaho kugira ngo bazazane igisubizo kuri mwebwe n'igihugu muri rusange. Inshingano ya kabiri, inshingano ya kabiri no guhana ibibatunga. Urugo rubeshwaho no kurukorera. Turasaba ko buri wese akwiye gushaka ibyatunga urugo mu mbaraga afite, ugashyira hamwe mu kwiyubakira urugo kugira ngo uzagere n'icyerekezo cy'ubuzima bwiza bugaragara. Inshingano ya gatatu yo kubaha. Ntabwo mushobora kubana no kubaha. Yaba umugabo ategetswe kubaha umugore n'umugore akubaha umugabo, kandi buri wese akubahisha mugenzi we. Niyo wumva ko ari inshingano zanyu. Ikindi hari amategeko yazanye ni ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Yamwumve ko mureshya nta n'umwe uruta undi, buri wese afite inshingano n'uburenganzira bingana n'ibya mugenzi we. Ariko muri uko kureshya buri wese akumva yuko afite ijambo rigana n'irya mugenzi we, nta n'umwe uruta undi, mwese murareshya. Murareshya, niyo mpamvu mukwiriye kujya mujya inama kuri gahunda zose z'urugo kugira ngo ufate icyemezo gikwiriye no mu gihe gikwiriye gituma urugo rwanyu rubaho kandi rukabaho neza. Niba ko ari inshingano zanyu. Ariko nanone muri kwa kureshya nta nubwo dukuraho no kuzuzanya hagati y'umugabo n'umugore. Nuko kuzuzanya niyo mpamvu dusaba abagabo kwita ku nshingano z'urugo mukaruhagararira, ariko kandi mukarurinda icyaruhungabanya icyo ari cyo cyose ntaho cyaturukaho. Namubwo ko mufite inshingano yo kurinda urugo rwanyu, karinda abagore banyu ntihagire ikibahungabanya, mugahinda kandi muhagarariye urugo. Namubwo ko ari inshingano zanyu. Ku bagore namwe bajya baca umugani mu Kinyarwanda bwo kurusha umugore bigenda bite? Bigenda bite? Kurusha urugo. Umugani twasanzwe uracyari ufite agaciro kawo, ariko kandi uzanakomeza no kubaho. Mwumve uruhare rukomeye umugore afite mu rugo. Icya mbere, uri umugore ni umujyanama w'urugo. Ni ugomba kugira inama zose z'urugo. Ni ugomba kumenya ibigenda n'ibitagenda. Ni wowe ugomba gutanga inama zatuma urugo rwanyu ruba rwiza. Rero mujya mwicara mujya inama nziza zituma urugo rwanyu ruba rwiza. Urugo usanga rutunganye, rubana neza, rujya inama nziza, ukakira neza abaza barugana, bakabasangana urugwiro n'ibyishimo mu rugo rwanyu. Bose ukagira inama abagabo banyu kugira ngo rwose mwumve ko mufite inshingano ikomeye yo gutuma urugo rwanyu ruba rwiza. Rero turabasaba kujya mwita ku nshingano z'urugo, mukagira inama nziza zubaka zituma
urugo rwanyu rukomeza kubaho kandi rukabaho neza. Indi nshingano yo gutabarana, gufashanya ndetse no kubana. Muri uko kubana bivuze ko mugomba kugira inzu imwe, mugomba kubanamo nk'umugabo n'umugore, ngo muzashobore kubaza inshingano z'abashakanye, mugasangira ibyo mufite mushobora gushaka, ariko nawe mukamenya yuko icyemezo cyo kubaho cy'urugo mu by'ukuri bifatwa n'abantu babiri, ni umugabo n'umugore. Mwebwe ba nyir'urugo ni mwe mugomba gufata icyemezo cyiza ku buzima bw'urugo rwanyu, naho tuzakibafatira mwebwe ubwanyu. Niyo tubasaba kujya mujya inama kuri buri nshingano, kuri gahunda zose zireba urugo. Ariko nanone igihe abantu bajya inama bikananirana, bakwiyambaza inshuti n'abavandimwe bikanga, nanone byananiranye, amategeko abaha uburenganzira bwo gusesa ya masezerano. Gusa kuyasesa bizasaba kujya mu nkiko. Ubundi tuzi neza ko urupfu rw'umuntu bashakanye nirwo rwonyine rutandukanye abashakanye. Izindi mpamvu nazo ntiziteganywa n'amategeko, harimo nko guhabwa igihano ku cyaha gisebeje cyane, ufite ibimenyetso ko mugenzi wawe guca inyuma, kudahahira urugo, guta urugo, guhoza undi ku nkeke. Inkeke ni rwego rukorera umuntu ibikorwa bimuza amahoro, ugahora umutoteza, ugahora umucunaguza, ugahora umucyurira, umuntu yabona amugeza kuva nta mahoro namba afite mu mutima. Ibyo byose bitandukanye abashakanye. Muziyubakira urugo kuko nta cyiza nko kubona urugo rwanyu rwarakomeye, rwarashinze imizi. Icyo tubifuriza, murakoze, murakarama.